haya basi bano banjye bimeze bite dukomereze na season yacu Sango director aba yagafashe none se ndabeshye iya Kawadi episode ya 4 Sheri mbega ni wowe tujya kuba twicaye Sheri mbega ni wowe ya urabizi muri episode ya 3 duheruka umukobwa ko mu bitugu bya Sango ako kanya yatangiye kubona ari Sheri we urabibona muri filime ese birahereraye kurikira nucikwe ako kanya nubwo Sango yamwerekaga ko ari Sheri we yatangiye kumwereka bya nyabyo nabyemera Sheri nabonaga ari Sheri wanjye none ikisa ni icyahe Asari kale uri muntu ki Asari kale uri muntu ki ngo iki Iyala ugiye gupfa warunuwe w'inkanga umukobwa afite ubutesi tu umukobwa afite ikibazo cyo kutumvura ururimi kandi na Sango nawe ubwe ntarwasi ako kanya Sango yarahindukiye atangira kumedita ngo arebe ko yakusanya umukobwa nawe ako kanya arahaguruka ariruka ngari ko yacika Sango ese aramucika nshuti yanjye niba utarakora subscribe ndakwinginze yikoraho hasi remera aba bantu rwose pe baremere nabo bibereho Sango yabuze umukobwa abunagira imbaraga ngo zimukurikire arangije kontrola izindi arazikontorora arangije atangira kuzivugiraho nanjye w'umunyembaraga nta kuntu uyu mukobwa yancika arangije arahamagara barakwereka umukobwa yarirutse agera aho Boy Killer yarari kubera ko umukobwa muzi yaramwirengagije aguma kwiruka Boy Killer nawe uramureba yaramurebye cyane avuga ati uyu mukobwa nta hantu musira ako kanya Asai karabe kungezeho bimeze bite wowe ndondirigite pangisho police ati mbonye umukobwa Sango ahiga ari kwiruka mu ishyamba dore ururimi hano mana yanjye uyu wararenze kandi tugomba kumuhiga tutegereje iki ahubwo ko turi gutinda ayiwe iri shyamba nzaripfiramo pe ati iri shyamba nzaripfiramo pe ibindi simbasobanura ni ikinyarwanda ubundi nta ruguma mwamembye ariko mubona nywa amazi wese mbabeshye ukurikirana filime ibindi ni ikinyarwanda ndagaruka baje muri kwa rurimi rutasanzwe bivuga indimi ntazi nibyo byamujyanye we mbega urugabo urabona ngo rurigira nkaho ari Sheri wanjye hari n'uruzima mwana we Ishyamba ndi kugendamo ubusinabarayo uwo muntu utari kuvuga ikinyarwanda ra sinzira nabangiza amahirwe pe aba ndi kumva ibintu bidasanzwe yewe bitesha kuvuga ikinyarwanda nese uri kumva ndi kuvuga ikirundi nose ukanyagwa muri iri shyamba wageze ute mwiri shyamba nyine naje kurya isi mana we ibigabo birimo weho huye nabyo harimo amashitani muri iri shyamba toka shitani nose nindi wakuzanyemo nanje gutembera kandi mama yarambujije ndabi ayo we ikigabo pfe cyakinyije we ngeka nitahira ubwire rero nyina werira kintu dushaka ukuntu twahacika tukava muri iri shyamba sibyo none zo turacika gute wewe tujya kuta harangiye rero ukuntu ayiwe nyine reka nkubwire wibabara sibyo reka nkubwire nyine dushaka ukuntu twacika tuve muri iri shyamba nose ubundi waje ute muri iri shyamba wowe njye nyine nari ndini gifite rare amafaranga aranyoshye ndavuga ati ubwo mfite amafaranga menshi reka njye gutembera hariya mu ishyamba rya Nyungwe noneho kubera bavugaga cyane ngo hameze ute ngira amatsiko yo kujya none ndabarera n'ibimbaye kandi mama yari ari kumbuza ngo wa mwana wawe amafaranga wayazanye nyine reka nkubwire wirira sibyo dongewe nyine naraje Sheri wanjye arambwira ngo reka ngo nkujyane kugutembereza mu ishyamba byiza se ryaye inturugesi n'ibinyoni n'ibiki birimo
birata sinzi impamvu hano hanatuje ahubwo sinzi impamvu hatuje aranzana nawe naramubuze ubu ndi kubuhorahura mu ishyamba sinzi n'inzira twanyuzemo ubu rwose narumi ubu nabuze uko nataha mana ukuntu uri cyiza nyumvira ikigoryi kandi nanjye muye nabazanga gwende kukubwira aho washatse ukuntu tuva muri iri shyamba ngumva ngo ndi cyiza se kibi none se kuba uri mwiza ndi ikigoryi reka tubyumve ko ndi mwiza ariko ibi biri muri iri shyamba nabyoze aha baricaye batangira kuganira twigarukire muri kwa kuganira batangira kumva ya majwi akwereka ko Sangwa yaje barahagurutse ngo biruke abo kanya umukobwa bamushyiramo imbaraga zo kudatsimbuka umukobwa arahagarara umutipe aramubwira ngo vayo tugende umukobwa aratsimbarara araguma arahagarara umuhungu aza kumureba agomba kwinginga ngo bagende arebye inyuma abona Sangwa yaje umuhungu nta kindi yakoze yahisize umukobwa atangira kwirukanka umukobwa mu kugwa hasi Sangwa yaje yegera umukobwa gake aramwegera arangije akurura umwijima haza icuraburindi umukobwa atangira gukurura imbaraga ngo arebe ko yahitana umukobwa ese naramwica we njyewe mbabazwa n'ababebi baba bambwira ariko Sangwa ngo niyo bakora subscribe ngo ko twahabuze ngo kumwana ngo ubwo wagiye utubwira ngo ahantu bakora subscribe ndagira ngo nkubwire ko araho hasi kuri iryo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe gusa benshi abari ijambo ry'umukara ariko wowe ushobora kuba ari umutuku reba kuri iryo jambo riri hasi ya video ryanditse subscribe uyikore uraburemeye aba bantu ako kanya wa musore yarirutse ahura na fire aho ni imirwano pe yewe data we uziko na wa musore azi gukinga we arakinga yewe data we umusore nawe umenya ari mubaya ako kanya baramukubise arazubara twigarukire ku ruhande kwa Sangwa yakomeje kumuha imbaraga zidasanzwe zo kumuhitana arangije aterura ibuye arazamura agiye kumukubita ndabakunda cyane yarasangwa nk'ibisanzwe ntuzacikwe na episode ya 5 ndabakunda cyane ciao bashimira cyane.